Minembwe twabyutse neza ariko bigejeje mu masaha agera nka saa 3 nibwo umwanzi yaje aturuka uruhande rwo hirya ya za Gasiro yerekeza muri Rugezi aho bita kuri Nyakirango. Rero ashaka kugira ngo n'ubundi akomeze yuko imigambi abari yo gutera imihana y'abaturage no kwishisha no gusahura. Ubwo nanone ingabo zacu ziba zihabaye zibabereye maso zigasinzira zabashije kwivuna uwo mwanzi ziramurasa zimugeza kure, ndetse anabasha no kwatakariza byinshi. Uwo mwanzi akaba yasubiye inyuma. Nanone mu masaha aje kugera hafi saa 4 yuko zatandukanye umwanya muto, ingabo zacu nanone nazo zari muri patrol zituruka uruhande rwa Poizero uko zisanzwe zibikora zerekeza epfo mu Mutambara. Nanone nazo zahuye n'umwanzi nawe wari ukomeje yerekeza kuri Poizero ashaka kwagaba ibitero. Aho ngaho naho niho habereye imirwano itoroshe yamaze amasaha atari make, ariko nanone ingabo zacu zibasha kubasubiza inyuma, bakaba kuri uyu mwanya bose benshi batataniye mu mashamba, bandi bariruka basubira mu birindiro byabo bari baturutsemo. Rero ibi tubivuga yuko ari ibintu bya violation, yuko turi muri cessez-le-feu, mu gihe abantu baba bategereje yuko hari igishobora guturuka hirya no hino kizana amahoro mu biganiro haba za Geneve n'ahandi, ibo bakemera kumva kuko imigambi ari yayo yo gukomeza bagaba ibitero mu baturage ni muri ayo mashamba. Ntabwo twagiye kugira ngo dufate kwa murima hatakaye gutyo ari nta musirikari yaba wa leta yaba umurundi yaba umuzalendo mu gihe kirenga hafi ukwezi. Ariko ntabwo twagiye muri iyo myanya yuko izo turwanira so gufata isozi, ahubwo ico turwanira no kugira ngo tugire umutekano w'akarere turimo. Bose twababwiye kuva mbere kuko force zirimo ziconcentrating aho uruhande rwazana Gatete bashaka gutera Rugezi, ho uruhande rwo kwa Murima bashaka kuzamukana mu Koko Nyaruhinga no kuri Poizero, haba uruhande rwo mu Kabanju baturuka Imirimba n'abandi baturuka Kirembwe, haba uruhande rwa Nyabibuye, haba uruhande rwerekeza Gipupu. Aho hose niko bari mu guconcentratinga kugira ngo baswe bongere bagabe ibitero biri generalize. Ariko nanone ingabo zacu ziri maso kugeza kuri ubu nyine, nico gituma zikomeza zisubiza ivyo bitero inyuma. Ariko nanone tubabwira ngo nibahagarike, iki ni igihe cyo kugira ngo habeho ibiganiro, hariho cessez-le-feu. Uko turabivugana mu gihe Monisco yari iri mu Minembwe, izo ngizo nta bindi irimo verifia, iri muri ya mechanisme ya conjoint de verification ya cessez-le-feu. Ariko nanone umunsi ndetse Monisco yageze no mu Minembwe niwo munsi nanone hasubiye kongera kugabwa ibindi bitero. Turashaka kugira ngo izo ngivyo bihagarare, abantu bakomeze processes batangije z'ibiganiro byenda arivyo bizotugeza ku mahoro, cyane cyane mu gihe ibitero bikomeza bigabwa abaturage. Ndagusuje nkwifurije byiza ahantu hose ratandukanye cyo muvandimwe ukurikira ibiganiro byacu binyura kuri mabiro wo mukunda muri benshi. Nitwa Ajabo Marashindi kumwe n'ikora nizere ko nikora meze neza. Yego meze neza bwana Marakiyawe. Tuje muri aya makuru ageze muri aya masaha. Ubu tuvugana hari umukoloneli w'umurundi wamaze gufatwa n'ingabo za M23. Koloneli Nsabimana yafashe umusirikare ufite ipeti rya koloneli mu Burundi mu mirwano yabereye ahantu bita Imasisi. Anyakuboha nikora tujyane hari Imasisi aho byarangiye hari umukoloneli w'umurundi ucakiwe n'ingabo za M23. Byari bimeze bite muri rusange? Murakoze cyane, reka duhere hari muri kare agace ka Masisi kamaze nako kingana n'icyumweru kibura iminsi mike ya kugira ngo cyuzure, harimo haberamo imirwano. Hari muri Masisi harimo harabera imirwano mu bice byinshi bitandukanye. By'umwihariko mu duce twitwa za Gatoyi, za Mitimingi ndetse n'agace bita Gasenyi. Utu duce turimo turaberamo imirwano ikomeye cyane. Nyuma yuko mu 2023 yari iri mu duce twa za Karehe, hanyuma abazarendo bakava muri Masisi bakajya gutera hara muri kara gace ka Karehe. Mu 2023 kabarusha imbaraga, yarangiza kubarusha imbaraga, hanyuma noneho bari basigaye muri Masisi bakaba bari bahasigaye ari bakeya. Abo ngabo ni abazarendo, ni FARDC, ni FDLR n'ingabo z'u Burundi. Basigaye hariya muri Masisi, bagenzi babo benshi bagiye kurwana muri Karehe. Bamaze gutsindwa hariya muri Karehe, bagenzi babo benshi barakomereka, abandi barapfa. Bamaze gupfa basigaye bamanuka baza gutanga musada hehe muri Masisi. Karehe bari bamaze kubona ko bayitsinzwe. Yego. Hanyuma noneho batangira kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye. Ariko bagabye ibitero basanga 23 yo iri maso irabiteguye. Baza guhangana mu mirwano yabaye uyu munsi. Ahantu bita Gasenyi n'ahantu bita Nyamaboko, aha ni muri Masisi.
yego niho uyu mugabo w'umukoloneli niho yafatiwe aha akaba ari muri za force speciale z'u Burundi cyangwa special force yego uyu nguyu niho yafatiwe yafashwe gute tujyane muri operation yose neza kugira ngo birangire acakiwe uyu mugabo yari ahantu bita Gasenyi aha niho ibirindiro byo byari biri aha noneho hakaba komando yoboye urugamba yari umusikare usanzwe oya yari koloneli yari ayoboye urugamba ni koloneli niwe wari uyoboye abo ba special force bari hariya muri kariya gace bari kurwana hariya none hari hano Gasenyi we yibwira ko ari buzamuka akajya kwegera muri twa duce twa za Gatoyi akaba ari wahungira muri iya shyamba akibwira ko ashobora kuzamuka akanyura hariya za Nyamaboko akazamuka ajya kurwana hariya akibwira ko muri turiya duce twa Nyamaboko tukiri nicyo bita FDLR yego Orowe ntiyakamenya ko FDLR baraye bazirashe mu masaha ya nimugoroba kandi urabona FDLR yo zivuyemo izo ntabwo zitanga raporo mu kimuri FARDC cyangwa se mu ngabo z'u Burundi zivamo zo zigahita zikomeza umusururu wabo bakareba ahantu bajya kugira gute bahungira bajya kwihisha bahunga ntabwo babwiye mu birindiro hanyuma abagenzi babo bo bumva ko bashobora kugira gute bashobora kuba bazamuka bakabona inzira hariya muri Nyamaboko ngo yagiye nta makuru ahagije afite ntayo yari afite rwose akiva hano Gasenyi azamuka yerekera muri twa duce twa Nyamaboko yaje kugwa muri ambusha ageze muri ambushe abasirikare baramucakira yewe ndibigaze banamurasa n'isaso bamufashe neza rwose bahise batambuka neza abasirikare be benshi bari kumwe batambutse abandi bakeya bari basigaranye bari kumwe babashira chini ya ulinzi bamaze kubashira chini ya ulinzi barabacakira bahita babafata n'amaboko bati ni mujye imbere tugende nta byinshi mwababwiye ngo nimushire imbunda hasi bashira imbunda hasi kugeza ubu ngubu uyu mukoloneli amazina ye turayazi ariko uwaduhaye makuru uri muri mama 23 muri turiya duce twa Masisi yatubwiye ngo si ngombwa ko mumuvuga mutangaze ko yafashwe ariko amazina ye muyareke ati nabanyirawe namubwira ati wakwihangana twamuvuga ati mwareka abanyirawe bakamuvuga ko wabizi ko yafashwe nabyo nta kibazo ariko kugeza uyu ngubu uyu mugabo yafashwe bamucakiye baramufite ari mu maboko ya FCM 23 kugeza ubu ngubu ari mu bice bya FCM 23 uyoboye tudashaka kuvugamo arimo arabazwa hari ibyo arimo kubazwa yatangiye kwitsobanura avuga ngo mwatubabarira ko ntazongera kugaruka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwambabarira ko nimunde kurangasura mu gihugu cyanjye cy'u Burundi ko intambara nzaba nzivuyemo ko n'igisirikare nzaba ngisezeye ko tazongera kujya mu rugamba none hariya urumva gufatwa ni kimwe none hariya Masisi muri rusange ubundi hari urugamba rumeze gute kugira ngo twumve neza uyu musirikare yarimo afasha abagenzi be kurwana anayoboye urugamba imirwano hariya imeze gute ubundi muri rusange kugira ngo tunumve neza nyakuri impamvu yari yanahaje imirwano iri hariya imeze gute muri akanya tuvugana mu bice bya Masisi murakoze cyane imirwano iri hariya irakomeye cyane kandi imirwano iri hariya iraremereye kubera ko hariya hari abasirikare benshi cyane hari abasirikare ba FARDC urabizi ko FARDC gira umubare mwinshi cyane hari wazalendo benshi hari FDLR benshi hari n'abandi babafasha benshi cyane batandukanye yego bakaba bafite ikikwereka ko baba bafite urugamba ruba rukomeye bafite n'ibikoresho byinshi bahawe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo uburyo hakoreshejwe imbunda zikomeye cyane za Etitu zakoreshejwe bari mu mirwano za Requirements zakoreshejwe za RPG zakoreshejwe za Mota zakoreshejwe n'izindi mbunda nyinshi zikomeye cyane izo zose zirimo zirakoreshwa hariya muri kariya gace ariko bari kurwanira iki hariya kuki imirwano ihahora intego bafite ni iyihe idasanzwe bari kurwanira hariya intego bafite kugeza ubu ngubu hariya muri turiya duce twa Masisi nuko Masisi bayikuramo mama 23 natwe irwaneho barangiza bakongera bakayigarurira ikayoborwa n'igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari babo hanyuma Burundi bugatangaza ko babashije kwigarurira agace ka Masisi ukurikije imbaraga barimo bakoresha barwana na strategy bazanye shyashya ubu ntari ikizere kingana gute cyuko bavanamo M23 ndakeka hariya gukoramo M23 biragoye nta kizere kirimo ikikwereka ko nta kizere kirimo bwana Marakiya nuko bagenda batakaza uduce bahoranye buryo umusirikare bivuze ngo ntago bongera uduce ugotakaza no batakaza utundi duce uraza kunyemerera no mukanya tukirimo tuganira kuri iyi ngingo uze kunyemerera
nkubwire uduce batakaje Aha. kugira ngo tuze gutanga bikomeza kugira ngo tuze kubijyanisha tuze gutanga neza ishusho y'urugamba ukuntu imeze hariya muri turiya duce twa aho Masisi. niho tugomba kwerekeza sasa kugira ngo twumve Masisi niba batayifata bakomeje gutakaza ibice nibihe batakaje kugira ngo tubyumve neza. Urakoze cyane. Aha. Hano muri Masisi bamaze gutakaza uduce tugera muri 4. Utuhe? Utu duce hariho kamwe batakaje nimugoroba. Aha. Utundi dutatu badutakaje muri iki gitondo. Aha. Hari agace bita Gashovu. Hari agace bita Gatugunda. Hari agace bita Kabona. Aha. Hari agace bita Biruta. Hari agace bita Kadahundwa. Utwo duce batakaje ubwo bivuze ngo twafashwe na M23. Twafashwe naye mu 23. Aha. Akaba ari idufite. Kandi noneho ikintu gitangaje aba basirikare batakaje tuno duce barimo barwana. Aha. Hari abasirikare mu minsi yashize twabwiye abadukurikira tubabwira ko hari abasirikare bari bavuye Kisangani. Abo basirikare bakaba bari bavuye Kisangani baza hariya muri Masisi. Baje hariya muri Masisi ariko batangaje ko bataje kurwana na AFCM 23 ahubwo baje kurwana na FDLR. Aha. Ari abasirikare boherejwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ba FARDC baje kurwana na FDLR. Kuki se bari kurwana na FDLR kandi basanzwe ari abafatanyabikorwa ba hafi? Ibi ngibi babikoraga kugira ngo bagaragarize amahanga ko bohereje abasirikare babo mu duce turimo FDLR bagiye kurasa FDLR noneho bigaragare ko amasezerano basinyanye n'u Rwanda yo gusenya FDLR batangiye kuyashira mu bikorwa. Barayirashe se cyangwa nuko ibyo? Ntabwo bayirashe. Aba basirikare baraje bakigera muri tuno duce bahita bashira ibirindiro byabo mu gace bita Ufomando ya mbere ndetse na Ufomando ya kabiri. Abariho bashira ibirindiro byabo. Mu gihe barimo barwana hariya muri Karehe urabizi ko imaze hafi ibyumweru 2 irimo urugamba rw'umuriro cyane hariya muri Karehe gace. Hanyuma none mu gihe barimo barwana hano muri Ufomando wa mbere ndetse na Ufomando wa kabiri. Nako muri tuno duce twa Masisi bo bari muri Ufomando ya mbere na Ufomando wa kabiri. FDLR yahise imanuka ibasanga muri Ufomando ya mbere basanga no muri Ufomando ya kabiri bahita bihoza bajya gutera noneho muri kano gace nakubwiye ka Gashovu Gatugunda ndetse na hano bita Kabona naho bita Biruta na Kadashondwa. Utu duce twarwanyemo babasirikare bari baje kurasa FDLR bafatanyije nicyo bita FDLR. Bivuze ngo bagiye kuyobya uburari ngo babeshye amahanga yuko bagiye guhasha FDLR atari cyo gihari cyane rwose. Bivuze ngo rero bimwe twavugaga byuko bashobora kuba bafata iyi Masisi FDLR bivuze ngo ni ibintu bidashoboka. Ni ibintu bidashoboka rwose. Bari gutakaza ibice byinshi kuruta uko bafata n'ibindi bishyashya. Cyane rwose. Mu bigaragara wakurikiye cyane urugamba rwabaye mu ijoro rya ndetse na kino gitondo kugira ngo batakaze bino bice byabaye muri kino gitondo none mugoroba hashize cyane cyane kwa FDLR na FARDC kugira ngo batakaze bino bice bifatwe na M23. Muri rusange abarashwe bagiye hehe mbese barashwe mu buhe buryo? Abarashwe izi ngabo zose za FDLR za FARDC za Wazalendo bahunze bava muri utu duce maze kubabwira. Bahunze bamwe berekeza muri Gatoyi. Urana ko Gatoyi barasa nkaho bari baracyayifite FDLR iracyari yabo nta kibazo. Iracyari yabo barayifite. Bakongera akagira icyo bita Mitimingi baracyazifitiye ibyo zombi. Nitwo duce bahunze berekeramo kandi guhungira muri Gatoyi ukongera ugahungira muri Mitimingi egare ko binjiye mu nzira bahunga berekeza mu duce twiki twa Warekare. Bivuze ngo aho bari kwerekezaho ntabwo harimo akaga ukurikije aho bavuye. Nahoya ntabwo bari mu kaga n'ubundi bari mu nzira. Ni mu bice byabo bagenzura. Kubera ko Gatoyi barayifite nico bita Mitimingi barayifite. Nimba babifite bafite n'inzira bashobora kunyuramo bahunga berekeza he muri turiya duce twiki twa Warekare. Niyo mpamvu ariho berekeje. Niyo mpamvu ariho berekeje. Kandi buryo umusirikare nyawe n'urwana ase akavaringa inzira ashobora kunyuramo agira gute ahunga kugira ngo atigote cyangwa se abanze bakamugotera mu gace runaka. Kugira ngo birumvikane neza cyane mu by'ukuri urugamba rwa rukaze cyane rwabereye n'intwaro zikomeye cyane zakoreshejwe mu kurasa ngira ngo twazumvise neza. Hanyuma tukiri mu bijyanye n'imirwano ngira ngo hakomeje kumvikana no mu bice bitandukanye cyane mu Minembwe. Tugere mu Minembwe naho imirwano irakaze kuko nabonye tukiri hano aba bantu bahunze berekera Warekare zino FARDC na FDLR na Wazalendo utu duce barimo bahungiramo muri Warekare ntago ari ukuvuga ngo ni Warekare yose bahita bagera muri santere. Buriya nibava hano muri kano gace ka Gatoyi na Mitimingi directement barahita binjira mu gace bita
Hombo. Kuki bajya muri Hombo? Iyi Hombo ni muri Warekare, ni mu gace ka Warekare. Niko gace kegeranye nicyo bita Mitimingi. Ni ukugira ngo umuntu yumve tuvuze ngo yinjiye muri Warekare, arashobora kuvuga ngo arinjira muri Centre Sen cyangwa se arinjira muri ariya mashamba, barahita binjira mu gace bita Hombo. Hombo bayirimo neza nta kibazo. Barahita bayinjiramo. Mu gihe batakwinjira muri Hombo, bahita binjira mu kandi gace bita Kibuwa. Ibyo nibyo bice byabo. Nibyo bice byabo byegereye hariya, kandi ibyo bice bifitwe na Wazalendo na FARDC na FDLR. Birumvikana neza cyane. Nari mvuze nti tukiri hariya kubera ko tugiye muri Kivu y'Amajyepfo. Minembwe dushaka tube tuyisimbutse tube turayizamo nyuma. Kubera ko Karehe n'ubundi ifatanye n'iki nayo iragenda igakora kuri Masisi. Twafata kuri Masisi kuri Karehe nayo ikora kuri Masisi, kandi kongera ikagira ikindi gice gikora kuri Warekare. Ngo tugende gake ntaho dusimbutse. Karehe nayo imirwano irakomeye cyane rwose. Yari imeze imirwano yabaye muri Karehe. Hano muri Karehe agace bita Kivoka. Mama 23 yarakigaruriye. Imaze kukigarurira kafashwe ryari? Kafashwe ku munsi w'ejo. Wazalendo bahita batangira gushakisha uburyo bakongera bagahuza imbaraga zabo, barangiza guhuza imbaraga zabo bakareba uburyo bagaba ibitero kuri AFCM 23 muri kano gace ka Kivoka. AFCM 23 irababona ko bashaka gutana, bashaka kugira ngo babashe kuyitera mu bice irimo. Irabihorera baraza ngo baje kugera hariya muri Kivoka, irabarasa. Yabarashe irabakunguta, barongera barahunga. Ngo barangize guhunga bahita binjira mu gace bita Nziraro. Iyi Nziraro nawe barayifasha, barayigaruriye. Bahita binjira muri Nziraro, bahita bahunga kandi berekeza hehe? Muri Warekare. Urebe abavuye muri Masisi barimo barahunga bafite target yo kwinjira muri Warekare. Abavuye muri Karehe target yabo nabo bafite barimo barahunga binjira hariya muri kare gace ka Warekare. Bazahurira, niyo mpamvu nakubwiye ati tureke gusimbuka Warekare, tugende gakeya, tugende twereka abantu badukurikiye uburyo imirwano irimo iva muri Karehe, irimo igenda iva muri Karehe ikinjira muri Warekare, nirimo kuva muri Masisi nayo ikinjira muri Warekare. Hanyuma noneho tuze kugaruka twibaze ngo ese Masisi ni turuka uruhande rumwe n'abavuye muri Karehe nabo bagaturuka mu rundi, ese Warekare ntibazahita bayifatayo? Nicyo turaza kubaza, turaza kubireba rwose. None ngira ngo bino bice byafashwe harimo Kivoka, ni ibice bimeze bite kugira ngo abantu badasobanukiye cyangwa se badakunze kumva bino bice mu matwi yabo basobanukirwe ibice bishyashya byafashwe, ni ibice bimeze gute ubundi? Iyi Kivoka ifite centre ikomeye, apana ga centre, ifite centre nini cyane, ibamo ibintu by'ubucuruzi by'amabuye y'agaciro. Banacukura amabuye y'agaciro, hari ibinombe byinshi, baranahinga harera cyane, hari n'ubucuruzi bugenda cyane. Gufata Kivoka biba bifite icyo bisobanura, no kwigarura icyo bita Kivoka. Abazalendo bagiye guhungira muri kariya gace ka Warekare, inzara irabakubita kubera ko Kivoka ni centre ushobora guhahiramo ikintu icyo ari cyo cyose ukabasha kukibona. Biranahendutse ubwo, biba binahendutse kubera n'ibintu byabo bihingira. Buri ikintu uhinga bwana Marakiya ni kintu ukura mu kindi gihugu, cya kintu uhinga nicyo gihinduka cyane. Hajemo n'imisoro, hajemo n'iki, ariko iyo ari icyo uhinga ugikura mu murima wawe directement ugahita ukijyana kuki ku isoko. Mu by'ukuri ngira ngo kumvikanye neza cyane. Nanone muri rusange kugira ngo hafatwe, urumva hamaze iminsi habera imirwano, none bitandukanye imirwano imaze iminsi habera niyabaye kugira ngo hafatwe tuno duce. Aho bitandukaniye cyane nuko ako gace barwaniragamo karashobora kuba ariko gace kanyuma. Kanyuma gute? Kanyuma uherereye mu majyaruguru ya Warekare, uherereye mu majyaruguru ya Karehe. Ni ukuvuga ngo uravana muri Nziraro directement uhite winjira mu ki, uhite winjira muri Warekare. Ni ukuvuga ngo bakiva muri Kivoka binjiye muri Nziraro, Nziraro nayo bayibakuramo bahita binjira mu cyo bita iki, muri Warekare. Ubona ngo amajyaruguru yose bahita binjira muri Warekare. Ariko bakinjira muri Warekare naho buriya turacyarimo abaturage batuye muri Warekare bo mu bwoko bw'Abanyanga, abo bita Abahundi. Bariya bahise batangira kudekarara. Badekarara iki? Babwira Abazalendo, hafi bariya Abazalendo buriya barwana hariya muri turiya duce ni Abarwandafone hafi ya bose bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Barababwira ati muri za oya no muri Masisi hose hafi ya bose bariya Abazalendo bose, bariya bumva ba Kigingi, bariya bumva ba Mutayomba, ba Macano, ba Jamari, sibyo? Bariya bose nabavuga bariya bita bajire Murumba, bariya bose bavuga Ikinyarwanda. Ntabwo ari ukuvuga ngo bavuga izindi ndimi. Bakigera hano muri Warekare
bano banyanga na bano bahunde ibo nyine bavuga igihunde bakavuga n'ikinyanga Yego. izo ni indimi zabo Yego. bahise bababwira ati uduce twanyu mwaradutakaje aha karehe mwarayitakaje aha masisi mwarayitakaje aha ntabwo dushaka ko barekare muza kuyirwaniramo nimusubire mu bice byanyu kuki muvuka bavuze gutyo ubwo ngubwo nuko bazi ko ibice byose barwanyemo aha babitsinzwemo nta resistance nta ntsinzi bigeze bakura muri biriya bice nuvuga ngo ntabwo bashaka ko imirwano ikomereza muri warikari ntabwo babishaka ibo barababwira ati mwebwe nimukomeze mugende muhunge mujye mu mashyamba mutuvira ahantu mutuvire ahantu nta hacu kibazo dufite twebwe ma 23 nibagera aha ngaha aha twebwe turabakomera iki amashyi amashyi Aha. twebwe turabaha iki amashyi turabaha ikaze rero. turabaha ikaze twebwe tubaha iki amashyi ariko nimuvuga ngo murahanganira hano muri kano gace biratuma natwe bamwe mu baturage Aha. twishora mu rugamba Aha. cyangwa se ma 23 izaza ikadufata nk'abafatanya cyaha banyu bayirwanya bagashyikira mwebwe bagashikira mwebwe ati ariko twebwe turababwira ngo nimuvangaha nimutambuke mugende mutuvire mu bice byacu tugize gute tuyoboye ubu usanzwe hano muri warikare hasanzwe harimo ingabo za FARDC hariya muri warekare hari ingabo za FARDC zirimo ariko bahagenzura ku busanzwe nibo bahagenzura muri santere ya warekare aha hari FDLR nyinshi hari warekare n'ikibuga cya Pinga buriya kiba hariya muri warekare cy'indege kirahaba Yego. gito cyane kiriya kibuga cya Pinga gikontororwa na FDLR ni nabo bashyizemo ibirindiro byabo FDLR ibirindiro ni ibyabo Yego. nibo bahakontorora hariya n'imisoro hafi ya yose nibo ariko urumva harimo ikibazo urebye bivuze ngo imirwano igiye kwerekeza muri warikare warikare angana mu ntara y'amajyaruguru ni muri Kivu y'amajyaruguru Kivu y'amajyaruguru Yego. bivuze ngo imirwano dushobora kubona tukabona yageze muri Kivu y'amajyaruguru muri warikare ukurikije niba basa naho bambutse bayinjiyemo kandi yaduye akaba yahungiyemo aho ngaho bivuze ngo bashobora kwamusanga bagakomeza kumwirukasa nabyo birashoboka buriya reka nkwereke ikindi kintu kigiye gukorwa Masisi igiye kuba tombe yose aha ukurikije iki shingiye ukuntu barimo bagenda bava mu bice byinshi bitandukanye bari bamaze igihe barigaruriye aha kandi ibi bice bari barimo ma 23 yigeze kubyigarurira byose ariko nabo bazana imbaraga baza kurwana barabyigarurira bari babimazemo karibu nk'ukwezi n'ibindi kizi za mitimingi za Gatoye na za Kazinga izi ngizi bazimazemo igihe kirekire bazigenzura nta kibazo bazigenzura FARDC FDLR wazarenda Aha. ariko none kuba barangije gutakaza bino bice byari imbere byabafashaga gukora protection protection iki mu Kurinda. kurinda aho barindiraga biriya bice bakaba barangije kubitakaza Kazinga yo kuyigeramo barayigeramo mitimingi barayigeramo ndetse n'agace bita Gatoyi barayigeramo ese nukura nko mitimingi ugakuramo Gatoyi Masisi hazabasigaye urebye nta n'igisigaye aho Bibwe barayigaruriye hazabasigaye bazaba bavuye muri Masisi yose bahite bahunga noneho ingabo za ma 23 ziri muri Masisi tizasigara zicaye muri Masisi nta mwanzi urimo bazahita bazamuka bavanse bave muri Masisi bahite bataka icyo bita iki warikare hanyuma n'abava Karehe noneho nabo bahite bataka bamwe bahituru ku ruhande rumwe abandi bahituru ku rundi kandi Masisi na Karehe n'ubundi hari uduce ma 23 imaze iminsi ifitemo ku duce bitwe twa Minjenje baradufite atumaze Minjenje n'ubundi bivuze ngo ntabwo iri muri Karehe muri Karehe bayirimo n'umuntu basanzwe bayirimo hari ibindi bice byinshi bafitemo hariya muri Karehe nimba hari abazaba bayiturutse uruhande rumwe abandi bagaturuka urundi n'abandi bari bayisanzwemo ndetse n'iyo Minjenje iruhande rw'ikibuga cy'indege kiriya cya Pinga banakirwaniyemo igihe kirekire bashaka kugifata ariko kirabananira kandi bundi ma 23 target yabo no kwigarura kiriya kibuga cy'indege cya Pinga impamvu bashaka kukigarura baragishaka kubera ko nico gihagurukiramo abasirikare bavuye muri turiya duce twa za Kalemi bagiye kurwana muri turiya duce twa za Masisi na Warekare na Rubero indege irabazana ikabageza kuri kiriya kibuga cy'indege cya Pinga bakavamo ni ukuvuga ngo bafashe kiriya kibuga cy'indege nta bundi buryo bakongera kubona bwo kudeployinga abasirikare hariya muri turiya duce bivuze ngo intego yabo ni ugufunga ikibuga kugira ngo hatongera guhagurukiramo abasirikare b'umwanzi bajya mu bice bitandukanye mu kurwanira muri icyo kintu basa nkaho bagamije niba ariko tubyumvise neza ngira ngo mu byumvikana urugamba ruri kugenda rufata indi ntera ku buryo abantu benshi batabitekerezaga ngira ngo ibyo byose biri kumvikana ariko ruvuze uti bashaka gufata Masisi kuki Masisi wende bashaka kuyifata Masisi barashaka kuyifata kubera ko ni uduce twabo bariya ma 23 bundi igitangira kurwana agace yigaruye ka mbere twabonye yigarura Bunagana irongera ariko Bunagana ntabwo ari territoire Bunagana irabarizwa muri Rucuru baragaruka bahita bakubita Rucuru yose bayikuramo bahita bakubita Masisi ariko Masisi kuyikubita barimo batagetinga kugira ngo babashe gukuramo umwanzi harimo umwanzi mwinshi cyane harimo n'abarundi benshi cyane Masisi akaba ari nayo ifite uburiye ubutunzi bwinshi cyane kuruta Rucuru
kuruta Warekare kuruta na Rubero kuruta na teritwari yingiye iri hano hafi ya Nyiragongo ni teritwari y'iki ya Goma Masisi irazirusha ubutunzi kubera ifite Rubaye rega Rubaye iri muri Masisi niyo mpamvu bashaka Masisi cyane cyane kugira ndujye ubona n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abazarendo ntubona nawe iyo baje kurwana ntibajya bataka bajya basiga Rucuru ariko barashaka aramuye agaciro ari muri Rubaye kandi niyo bashaka kurwana haya muri turiya duce ntabwo barwana basatira centre ya Masisi cyangwa territoire barwana basatira ikinombe cya Rubaye aramubuye ni imari ikomeye cyane amahanga yose abashaka cyane rwose Imboni TV, imboni ya rubanda.